Ndagusuhuje wowe wahisemo gukurikira amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa hano kuri KN Radio, aho tubagezaho amakuru aba arimo aragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Abantu mwiyicariraga mutegereje utw'abandi, muhora muzengereza abaturage, akanyu kashobotse noneho mwajwemo. Nyuma y'uko hamaze iminsi humvikana abaturage hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda bataka batabaza birwa bavuga ko abantu babazengereje cyangwa abagizi ba nabi birwaga babatega cyangwa babambura utwabo, rimwe na rimwe ukabona babafashe no ku ngufu. Polisi y'u Rwanda yumvise uko gutaka kw'abo baturage maze ihera mu karere ka Kamonyi, ibahera ku birirwaga bazengereza abaturage bababuza umutekano, maze irasa abagabo babiri bo muri kano karere ka Kamonyi. Ibyongeye gushimisha abaturage batuye muri kano karere ka Kamonyi, abandi nabo babyina umudiho bongera gukurira ingofero polisi y'u Rwanda ko yumvise gutakwa kwabo. Gusa aka kanya hari icyo polisi y'u Rwanda imaze gutangaza kuri abo bantu babiri barasiwe mu karere ka Kamonyi bitewe n'ibyo birwaga bakorera abaturage. Gumana natwe muri aya makuru yacu, gusa wibuke kujya munsi y'iyi nkuru urabona ahantu handitse subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazugera kaza nako ntugasige nako tugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka twitse gatoya ubundi tuze tubavira imuzi n'imuzingo iby'aya makuru yumvikanye mu karere ka Kamonyi, yongera gushimisha abagiye batandukanye bitewe n'ibyo polisi y'u Rwanda yari imaze gukorera abantu birwaga bazengereza abaturage bo muri kano karere ka Kamonyi. Reka nongere mbaye ikaze bakunzi ba KN Radio, aho tubagezaho amakuru aba arimo aragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Abagabo bo mu karere ka Kamonyi bari barazengereje abaturage barashwe na polisi y'u Rwanda. Ibi byongeye gushimisha abaturage bo muri kano karere, bavuga ko bongeye gukurira ingofero polisi y'u Rwanda ko ikoze igikorwa cyiza bitewe n'ibyo abo bagabo birwaga bakorera abaturage. Polisi y'u Rwanda kandi yemeje iraswa ry'aba bagabo babiri barasiwe mu murenge wa Rugarika wo mu karere ka Kamonyi, bagahita babura ubuzima bavugwaho ibikorwa by'urugomo nk'ubujura no gufata ku ngufu abagore ndetse n'abakobwa bo muri ako karere ka Kamonyi. Aba bagabo barashwe kuri uyu wa mbere tariki ya 30 Nzeri 2024. Abarashwe na polisi y'u Rwanda harimo uwitwa Henoke n'undi witwa Frank, barasiwe mu mudugudu wa Bwirabo mu kagari ka Kabagesera mu murenge wa Rugarika wo muri kano karere ka Kamonyi, bitewe n'uko birwaga bazengereza abaturage babambura utwabo bavuye gukorera ndetse n'utwo bavuye guhaha. Ibi kandi byagarutsweho n'umuvugizi wa polisi y'u Rwanda SP Rutikanga Boniface, aho yemeje iraswa ry'aba bantu babiri bakekwaho ibikorwa by'ubujura n'urugomo muri kano karere ka Kamonyi. Ubwo yasubizaga itangazamakuru umuvugizi wa polisi y'u Rwanda SP Rutikanga Boniface mu magambo ye yagize ati: bitabye Imana kandi turacyakora iperereza. Ndashimira abaturage ubufatanye bagaragaza kandi bakomeze baduha amakuru ahagije kugira ngo dukomeze dukurikirane abakora ubwo bugizi bwa nabi. Abatuye muri kano gace karasiwemo aba bantu bavuga ko bari basanzwe bagaragara mu bikorwa bihungabanya umutekano w'abaturage, birimo nk'ubujura ndetse no gufata ku ngufu abagore ndetse n'abakobwa, ngo dore ko no mu minsi yashize harimo umukobwa bafashe ku ngufu ahita arwara ihungabana bitewe n'ibyo bari bamukoreye. Umwe muri abo
baturage mu magambo yabo bagize bati uyu we witwa Henoki bamufashe inshuro nyinshi yambura abantu no mu nzu yabasangagamo, nta muntu wagendaga mu muhanda mu masaha y'ijoro ngo kuko yahitaga amugirira nabi cyane. Mugenzi we nawe utifuje ko amazina yiwe atangazwa mu itangazamakuru nawe yagize ati ni abantu bakoraga ibyaha bibi cyane, kwambura abantu, gufata ku ngufu abagore ndetse n'abakobwa, ugasanga mvuye kwikorera amafaranga yanjye bahise bashyiraho icyuma mu mutwe, wamara no kubaha ayo mafaranga aho kugira ngo bakureke ugende ahubwo bagahita banakwica. Bivugwa kandi ko aba bagabo barashwe bigeze no kumara igihe bafungiye mu kigo cy'inzererezi kubera ibi bikorwa by'urugomo bagenda bakekwaho cyangwa bagenda bakoraho umunsi ku munsi, ngo kuko nta kindi cyari kibatunze, ngo ahubwo icyari kibatunze no kwirirwa baserereza abaturage, birirwa babazengereza bababuza hepfo ndetse na ruguru. Iyi ni KN Radio ukomeje gukurikira, ishakiro rukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Iyi ni inkuru yumvikanye mu karere ka Kamonyi aho polisi y'u Rwanda yarashe abantu babiri bakoraga ubujura, ibyahise bishimisha abaturage bo muri kano karere. Bavuga ko n'undi wese ufite uwo mugambi wo kurya utw'abaturage yahita abihagarika, ngo kuko bajwemo na polisi y'u Rwanda, ngo uzongera gukora igikorwa nk'icyo polisi y'u Rwanda izahita imurasa cyangwa barebe ibyo bakoreye bariya bandi, ngo ahubwo bigira inama yo gukura amaboko mu mufuka ubundi bakore akazi, ngo kuko akazi ko kariho ntabwo kabuze. Ndagushimiye wowe twabanye mu makuru yacu y'uyu munsi. Niba ari ubwa mbere udusuye ndakwinginze mukunzi wacu, jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, uhita ukandaho n'akazugira kaza nako ntugasige nako tugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Mu gihe kandi umaze kumva iyi nkuru yacu, gisangiza abandi kugira ngo bumve aho ibyiza biri ko nta handi ari hano kuri KN Radio. Jya kandi ahatangirwa ibitekerezo uduhe igitekerezo cyawe, haba ari igishima ibyo dukora ndetse n'ikitugira inama y'ibyo twazahinduramo mu makuru tugenda tubagezaho hano kuri KN Radio. Mukomeze mugire ibihe byiza kandi Imana yo mu ijuru ijye ikomeza ibane namwe umunsi ku wundi.